Ibisanzwe amazina yanjye banyita Idi Amin, ikaba ari Iditech, aho tujya tubigisha ibintu byinshi bijyanye n'ikoranabuhanga. Nk'uko nababwiye step ya mbere twize ko wakora amafoto, ariko abantu benshi bakunda kunyandikira bambwira ati ntabwo wabibonye neza. Niyo mpamvu bategure igice cya kabiri. Ikintu cya mbere ukeneye tugiye kwifashisha muri ino video yacu niyo bita ChatGPT. ChatGPT nayo basobanuye ko ikora ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ibimeze nk'aho ari nk'umuntu muri kuganira ariko mu buryo bwa AI. Urabona ko logo yayo ni iyi ngiyi iri hano. Usakura ino video yose kugeza irangiye kandi urebe intambwe ku yindi. Iyo wakora ino ChatGPT nandi wajya muri Play Store cyangwa App Store ukabasha kudownloadinga ino application, ujyamo muri search ukandikamo ChatGPT. Ni gutya ChatGPT. Urayibona ni iyi ngiyi. Wangiza ukayistara muri telefone yawe. Kiba kuresitira muri telefone yawe nta kindi uzakora, icyo igiye kudufasha ino ChatGPT nta kindi, igiye kuduha prompt duhereza AI kugira ngo idukorere ifoto twifuza. Igiye tukuvuga ngo ushobora kuba utazi icyongereza, ahangana ni ku muntu utazi icyongereza. Urundi rugero, ushobora kubona ifoto y'umuntu runaka uvuga ati nshaka ko nkora ifoto imeze nk'iyi ngiyi. Utazi icyongereza, buri ntambwe yose ndaza kuyikwereka. Reka nutangire inkwereka ukuntu wabona ya prompt noneho igihe utazi icyongereza. Uzaza fungure ChatGPT yawe mu gihe amaze kwesa muri telefone yawe ndetse amaze no gukora signal in. Niba ariko udasobanukiwe muri ino video, please ujye umbwira kugira ngo utaha nzagufashe. Kuvuga ngo turatubwire prompt ino ChatGPT, twandikiye prompt ya video twifuza cyangwa uburyo twifuza ya foto yacu. Bangurigita kubera ati wenda ati okay, kamwe urugero rutoya, sorry gato. Uza nyine wowe uyandikire uko ubiteke cyangwa uko ushaka ya foto yawe iraza kuba imeze, uko nyine uyifuza wowe iraza kuba imeze. Mbo no kuvuga ngo nk'urugero hano naraje mbwatenge ngo nyandikire prompt ubwira Google AI nkorera ifoto nk'iyi ngiyi nkuhaye nk'iyo ngiye kuyiha nk'iyi ngiyi nyine mubona hano nashyizemo hano muri ino prompt. Kwa ngo bahita bakwandikira prompt angana cyagiye ufite wabonye ifoto ukifuza ko yayigukorera. None ikintu uzakora, uzaza hano ukopie prompt yawe. Gutya prompt baguhaye uyikopie gutya, selecting uyikopie gutya. Numara kuyikopia nta kindi uzakora. Mbona nkusaba kureba intambwe ku yindi. Ono harigena no ufite ifoto yifuza ko wenda gukora ifoto urano nkunisha ko ati nkorera ifoto. Okay. Ndagira ngo dukore video ntoya kandi iri mu bintu byose bigiye bitandukanye. Kwenda ukabibwira ati negurira prompt gutya, ubwire Google AI ko niyo tugiye kuresha mu kanya inkorere ifoto nicaye aha, wenda nicaye ku mazi Miami, wenda n'urugero Miami, ku mazi Miami, ndi kumwe n'abakobwa beza, wenda n'urugero abakobwa beza. Ntihagire icyo ihindura ku isura, isura yanjye. Mbo ugahita uyigira gutya ukayohereza igitiguwa prompt. Katore prompt bagiye kuduha. None ko bahise baduha prompt yacu. No prompt rero nta kindi uzakora, uzaza uyikopie gutya, sorry. Uzaza hano uyikopie gutya, select uze uyikopie gutya. Nurangiza kuyikopia ugende usubire inyuma, none uze muri Chrome cyangwa browser yose waba ukoresha muri telefone yanjye. Nkoresha Chrome, nzamfungure Chrome gutya nko kubibona kuri ekara yawe. Nze muri search ya Google, andikemo gutya Google AI. Ubundi bazahita bayiguha hano, urayibona Google AI Studio niyo bazahita baguha aha, urayibona. Mushimira ugeze kuri no munota uri w'agaciro.
ukuvuga ngo buri uko uzashaka ifoto yawe niko uzayibwira mu kinyarwanda. Twifashishije abantu batazi icyongereza uyibwira mu kinyarwanda kuko ikabasha kuba yaguha mu cyongereza. Noneho urabona ugigera kuri no rubuga zaguha ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Noneho uzanonetse try nana banana wafungure gutya, urangiza hano bino bintu byanditsemo hano ubisibe gutya byose ubikuremo, urangiza ushyiremo ukoremo gutya n'urutoki upestingemo ya prompt, urangiza ukane kuri kano kantu karano ka plus. Nizere ko muri kubona video neza, aka kari hano guys. Numara kugakandaho rero nta kindi bazaguha option zazukana ko upload image, kandi gutya zite bikujyana mu mafoto ufite muri telefoni yawe. Urugero rero ndareka dukoreshe wenda kadukoreshe ni y'umusore wenda dushaka y'umusore hano muri telefoni yacu dukoresha. Usaba kanda subscribe, like ndetse na comment. Reka dukoresha wenda iyi ngiyi. Umara kuyikora gutya ubona ko izahita iza hano mu minota mike masegonda ite dukanda kuri kano kahari no kazamuka. Nizere ko wakabonye, naye dutegereje mu masegonda tureke dukorera ya video ya foto yacu ngo twabyifuje. Ushobora ugeze kuri no munota niba utarakanda subscribe, banza kandi subscribe kugira ngo tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Tandukana photograph, tangiye kujya wikora amafoto. Icyo ino AI bikeneye ni isura yawe yonyine. Niyo wakifotora ifoto igaragaza isura yawe gusa, nicyo kintu ibikeneye utitaye ku bindi na telefone yose ufite. Reka tuyifungure ya foto yacu turebe. Wow, urabona ko idukoreye ya foto ya original kandi ubona ko ari Junior Giti ari kumwe n'abana beza cyane. Wow, nizere ko ubibona nta cyahindutse koko niwe. Iyo nucyo uzakora ushaka kuidownloadinga nta kindi uzakora, uzaza kuri kano kantu ka hano downloading maze ijye kuri telefone yawe. Uzaza kandi gutya ite ijya kuri telefone yawe. Urabona hano hejuru ngiyi hano. Ndagushimiye twabonye muri video. Niba uri mutakanda subscribe, banza kandi subscribe kugira ngo video nk'izi ngizi nizaze gucika. Yari Idi Amin, kabari Idi Tech Studio. Ciao ciao, bye. Nufite ikibazo unyandikire muri comment.